Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ni buri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Nshimira abantu mwese mwakaze subscribe, mwarakoze cyane, nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Aha turi Rubavu, turi mu karere ka Rubavu neza, turi hafi y'ibitaro bya Ndengera, hafi y'isoko rya Karukogo. Minota mikeya cyangwa se metero nkeya kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Tubaza ni igipangu ngiye kubinjizamo, nkabereka buri kintu cyose kirimo, ndetse nkanabereka ibyiza by'aha hantu ndetse n'ubwiza bw'aha hantu. Ni minota mikeya, metero nka 50 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Iki gipangu cyacu kirimo inzu ikomeye nziza yubakishijwe amatafari ahiye. Ngiye no kwinjizamo imbere hose muharebe. Aha ni ahantu heza watuza umuryango wawe, ni ahantu watuza famille yawe, ariko nanone ukahakorera n'ibindi bikorwa bitandukanye bishobora kukubyarira inyungu, bishobora kuguha amafaranga. Tuhera kuri portail yacu muri kuyireba, ngira ngo murabona ko igipangu cyacu gikorutiriye n'amatafari ahiye. Uyu ni umwanya wo kwirembo cyangwa se aho twakwita parking. Urabona ko aha hantu hashobora guparika imodoka nyinshi, ndetse akaba ari ahantu ushobora no gukora jardin imeze neza, ikabisa neza. Iki giti cya avoka ushobora kukirekeramo ugakora jardin imeze neza, cyangwa se ukaba wanagikuramo ugakora jardin, wateramo ibiti by'imbuto, wateramo amapasiparumu n'indabo zimeze neza. Urabona ko ari heza cyane. Iyi nzu yacu rero yose igizwe n'amakaro, ngiye kubatemberezamo mabereke, ndetse urabona ko ifite n'amarangi meza, bakishijwe amatafari ahiye. Reka kwinjiranemo imbere. Iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe 2 na toilette 2 mu nzu, salon na salle à manger. Urabona ko iyi ni salon tugezemo, ni nini cyane. Salle à manger nayo ni iyi ngiyi tugiye kujyana mu byumba. Ibyumba byacu mbere yuko tubyinjiramo ni ibyumba binini byisanzuye, bimeze neza, namwe mugiye kubyibonera. Umuntu ushaka gutura mu karere ka Rubavu agatuza famille ye ahantu heza, hafi y'amashuri, hafi y'ibitaro, hafi y'isoko, hafi y'umuhanda wa kaburimbo, namushishikariza kugira ngo iyi mari itaza kumucika. Urabona ko iki cyumba cyacu ni kinini, ni cyumba principal, ni kinini cyane. Na ahantu hashobora kujyamo uburiri, hakaboneka n'umwanya wo kuba washyiramo garde-robe, washyiramo whatever. Urabona ko ari hanini cyane. Turakomezanya mbereke na douche na toilette ya mbere nayo ni iyi ngiyi. Urabona ko ari ahantu hanini hisanzuye ho kuba wakorera isuku umubiri wawe. Icyo ni icyumba cya mbere tuvuyemo. Icyumba cya kabiri nacyo ndagira ngo tukijyanemo, nacyo mu kirebe. Ni icyumba kinini nacyo kisanzuye, ibintu byose birimo amarangi, ngira ngo murabona ko nayo ni bien, ndetse murabona ko buri kintu cyose hano gifite umwihariko wacyo. Noneho n'amarangi hose harasa, amarangi ni mashyashya. Ni ahantu heza. Tujye kujyana mu cyumba cya gatatu, nacyo mu kirebe, murebe ukuntu naho ari heza, ari hanini. Icyumba cya gatatu cyacu ni iki ngiki. Murabona ko nacyo ibyumba byose bigiye biba ari binini kandi birimo n'amarangi meza, amarangi amashyashya. Kandi dushe yacu ya kabiri ni iyi ngiyi, nayo murabona ko ari nini, ari ahantu hisanzuye. Nkuko nababwiye, iyi nzu yacu irimo
ibyumba 4, dushe 2 na toilette 2 mu nzu. Dushe turazirangije, tugiye dusigaje icyumba kimwe ari nacyo tugiyemo. Icyumba cyacu nacyo reka tukijyanemo. Ni ikingiki, icyumba cyacu ni ikingiki. Iki ni icyumba ushobora kuba wakora nk'igikoni cyo mu nzu, if I can say, kubera ko hano hari umwanya uhita werekeza muri stock. So ahangaho hagize aho gutekera cyangwa se ukaba wahagira ikindi cyumba cyo gushyiramo ibintu runaka, nabyo byakunda kubera ko iki cyumba cyegeranye na stock. Ubwo ni ibyumba 4, dushe 2 na toilette 2 mu nzu, salon na salle à manger ndetse na stock iri ku ruhande. Tugiye kujyana mu gikari. Mu gikari naho muharebe. Murabona ko ari ahantu hafite ibaraza ryiza, hameze neza cyane. Inzu yacu nko nabibabwiye yose igizwe n'amakaro, ndetse ikintu ikindi nje kubereka hano mu gikari, nje kubereka umwanya wose uri gusaguka hano mu gikari. Mbere yuko uwo mwanya ubereka, reka tubanze turebere hamwe hano hantu. Aha ni ahantu hashobora kujya ku bantu bakunda no gutekera hanze. Murabona ko bari kuhubaka, niyo wowe wahagura wakomerezaho ukubaka. Aha ni ahantu ho washyira amaravabo yo hanze yo kogerezamo ibyombo. Hari ahantu hameze neza. Hano akaba ari aho gutekera nyine ku bantu bakunze gutekera hanze. Iyi nzu yacu maze kubereka iri mu kibanza kinini cyane, gifite metero kare 568. Urumva ko ari hanini cyane. Iki ni igikoni cyo hanze, ifemise, ni igikoni cyo hanze, dushe na toilette byo hanze. Uyu mwanya munini wose mubona uri gusigara ni munini nkuko mubona kuri screen yanyu. Aha ni ahantu ushobora kubaka indi nzu nini, cyangwa se ukahashyira amanex yo gukodesha, kuko ahantu hafi y'ishuri, hafi y'ibitaro, hafi y'isoko, na ahantu adashobora kubura abantu bahaba uko byagenda kose. Ushobora guhita ushyira hano amanex menshi yo gukodesha, cyangwa ukahashyira indi kadastere imeze neza cyane, ikaba yaturamo indi famille. Ikindi kandi ushobora no kutahubaka ibyo byose mvuze, ukahakorera projet. N'abantu bafite ama projet y'ubworozi bakeneye kuba ahantu hanini hisanzuye, izo projet zabo zaba aha hantu ni amahitamo meza, ni amahirwe menshi cyane yo kuba waza ukigurira hano hantu. Numva ko ari karitsiye ituje kandi imeze neza. Amaproje y'ubworozi ushobora no kuhakorera proje yo kuhashyira uturima tw'igikoni, ukahingamo imboga zigiye zitandukanye, amakaroti, imboga n'ibindi byose. Urabona ko ufite amahirwe menshi, ufite amahitamo menshi yo kuba wakorera proje nyinshi hano. Wahashyira amazu, wahakorera bikorwa by'ubworozi, wahashyira n'ikindi kintu icyo cyose gishobora kukubyarira inyungu kuko harisanzuye. Uhatuje famille yawe, abana bawe ntago babura ahantu bakinira. So rero muri iyi nzu iri muri iki kibanza kinini kingana gutya, metero kare 568, urumva ko ari hanini cyane. Turi kuhatangira miliyoni 100. Uraza tugahita tuguhereza hano hantu, kandi ibyangombwa byose birahari. Ni ukugura uhita ukorerwa mutation, tukabigufashamo byose kugera birangiye, ndetse nkwizeza ko tugufasha muri process zose kugera ibintu byose birangiye. Tugane rero, gana Rubavu Buy and Sell bagufashe. Tugane tugufashe muri kurebera ko ibintu byose bimeze neza, ndetse n'izindi services zose zitangwa na Mario Estate zose turazitanga. Waduhamagara kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe. Igiciro nakivuze ni miliyoni 100, cyangwa se ukadusanga ahantu dukorera. Wakwibaza ngo dukorera hehe? Nago dukorera online gusa, dufite na office yacu iri Rubavu, iri mu karere ka Rubavu, mu nyubako izwi nka Etage kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere. Uhagera uhita ubona icyapa cya office yacu, ukatugana tukagufasha. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse. Turi company yizewe kandi mu kubafasha kugura ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha no kwamamaza amapartement yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Dufasha abaguzi n'abagurisha guhura mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ndetse tukabafasha no mu zindi services zose zitangwa na Mario
Estate. Mutugane mutwandikire, dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu cyangwa se akarere ka Musanze. Ushaka ikibanza cyiza, ushaka inzu nziza, ushaka ahantu heza ho gutura, ushaka appartement nziza yo kubamo muri utwo turere tubiri mvuze, gana Rubavu Real Estate tugufashe. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.